Nshuti mukundwa, twongeye guhura kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo, Uwiteka aduhana umugisha. Uyu ni umunsi wa gatatu, umunsi turi gusuzuma twitonze ubutumwa Imana yadutumyeho kera ikabwandikisha mu ijambo ryayo. Ubutumye umuhanuzi Danieli, ni ubutumwa tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Ndakwibutsa ko twihaye insanganyamatsiko ivuga ngo ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Turagarutse rero kugira ngo twongere kurambura ibyanditswe byera kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana. Kugeza n'ubu ntabwo turatangira ngo twinjire mu gitabo nyirizina. Twabanje gusuzuma Bibiliya, guhishurwa kwa Bibiliya ariko Yesu Kristo, kandi twarebye nanone umugabane wa Bibiliya wihariye. Ejo twibaza iby'ubuhanuzi bwa Bibiliya, twasanze ubuhanuzi bwa Bibiliya bufata hafi 1/4 cyose cy'ukuri Bibiliya yigisha. Ni igice rero kidasanzwe tugomba kwitaho. Muri iki 1/4 tugiye kongera dufatemo umugabane muto w'ubuhanuzi bwa Danieli. Mbere yuko twinjira mu gitabo nyirizina cya Danieli, ndagira ngo muri aka kanya twinjirane mu magambo tugiye kuganira muri rusange igitabo cy'umuhanuzi Danieli. Ndaza kuvuga yuko ari ukuri kwakomeje kurindwa n'Imana kugeza n'ubu, kwaciye mu misoto idasanzwe. Mbere yuko ntangira navuze yuko uko nzajya mbyibuka nzajya nkwibutsa kurarika kw'Imana, ndetse nkwingingira cyane kumva ijwi ry'Imana. Ni rya somo ryo muri Yeremiya 38:20 rivuga ngo ndakwinginze umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. N'Uwiteka uri kuvugira muri jyewe ndabyizeye, kandi ntabwo ari amagambo mashya ahubwo yanditswe mu ijambo ry'Imana. Turi gusoma dusesengura kugira ngo twumve ubushake bw'Imana. Mbere yuko rero twinjira mu cyigisho cy'uyu munsi kitubwira igitabo cy'umuhanuzi Danieli nk'ukuri kwakomeje kurindwa n'Imana kugeza n'ubu, reka tubanze twicishe bugufi imbere yayo maze dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, nanone turagushimiye. Tugushimiye yuko uduhaye andi mahirwe tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana na mwene data ukurikiye iki cyigisho. Dusabye nanone Mwuka Wera kugira ngo akomeze kutwiyora mu ijambo rye. Tugiye kwibaza iby'igitabo cya Danieli uko cyabonetse, intambara cyarwanye nazo, kugira ngo tukijyemo twishimiye ko wakirinze. Ngo inubane natwe rero duhishurire ayo makuru mu izina rya Yesu, amen. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli ukuri kwakomeje kurindwa n'Imana kugeza n'ubu, niyo nsanganyamatsiko. Nshuti yanjye, ntabwo ari impanuka kuba ibitabo byibasirwa kurusha ibindi muri Bibiliya ari ibitabo bibumbatiye ukuri kw'ingenzi Bibiliya yigisha. Ndagira ngo nkubwire ibitabo bitatu byibasiwe kurusha ibindi. Icya mbere ni igitabo cy'Itangiriro, icya kabiri ni igitabo cya Danieli turi kuganira ubu ngubu, icya gatatu ni igitabo cy'Ibyahishuwe. Bino bitabo byararwanijwe pe, ariko nusuzuma neza urasanga ari nabyo bitabo bibumbatiye ukuri kw'ingenzi kwa Bibiliya uko kwakabaye. Birazwi neza ko rero urufatiro rudafashe inyubako yose irinduka, kandi gupfobya ibitabo ni ugupfobya Bibiliya, ndetse n'urufatiro rw'ubuhakanamana buhawe intebe muri iki gihe kiheruka tugezemo uyu munsi. Reka dutekereze gato ku gitabo cy'Itangiriro. Ngira ngo twarakirebanye hano ku mucyo w'isabato, twari turi kwiga ingingo yerekeye isabato, ariko byatujyanye mu gusuzuma igitabo cy'Itangiriro ngo turebe ko abakurambere babaga uko bumviraga amategeko y'Imana. Tuziho rero bikeya, ahari kandi uri umusomyi wa Bibiliya waracyumvise. None reka nkwibarize ikibazo. Turamutse dukuyeho igitabo cy'Itangiriro, ni ikihe cyakurikiraho uretse guhakana inyigisho y'irema? Turemera ko hariho Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja y'amasoko, waremye byose mu minsi 6, kuwa 7 ikaruhuka ikawita isabato. Reka tubanze twivugire ku irema. Ni iki cyakurikiraho se uretse kubona inyigisho z'abantu zivuga iby'ubwihindurize, evolution theory? Urufatiro rw'umuryango se rwo rwaboneka gute? Tuhanganye n'ibibazo byerekeranye n'umuryango.
ubu ngubu nta gitsina kikiba. Iyo bavuze gender, mbere twari tuzi yuko ari umugabo cyangwa umugore. Ubu ngubu nta mugabo ubaho, nta mugore ubaho. Hari ibintu bya transgender, wari umugabo yihindura umugore, wari umugore akihindura umugabo. Kuba abagabo babiri babana mu nzu bagashakana bakitwa abubatse umuryango nta kibazo. Abagore nabo babigenza gutyo, abantu n'inyamaswa babigenza gutyo. Ni ukubera iki se? Ijambo ry'Imana ryararetswe. Nta kindi cyakurikiraho tuvanyeho igitabo cy'itangiriro uretse kubura formule y'umuryango, ntabwo yaboneka. Abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, abantu n'inyamaswa basigaye bendana, biteye ubwoba cyane. None se ya sabato y'umunsi wa karindwi twavugaga ndetse dukomeje kuganira kuri platform Umucyo w'Isabato, ninde watubwira ukuri kuyerekeye? Niba tuvanyeho uko byatangiriye muri Edeni, Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose, bimaze kuremwa mu minsi 6, kuwa karindwi Imana iraruhuka. Niba ayo makuru akuweho, uburyo byatangiye, isabato twayibuka dute? Mbega ibintu bikomeye, ibintu bidasanzwe byasenyutse kubera ko twanze ukuri kw'Imana. Igitabo cy'itangiriro kandi ni igitabo kiduha ishusho y'uko icyaha cyadutse mu isi, ndetse kikatumenyesha inama ikomeye y'Imana yo gucungurwa. Mbese ubundi si cyo Bibiliya yigisha? Bibiliya yigisha Yesu Kristo guhishurwa ko igisubizo cy'ikibazo mwene muntu yarahuye nacyo, ikibazo cy'icyaha. None twavuga ko icyaha cyadutse dute? Twavuga ko cyageze mu bantu gute? Ndagira ngo nkubwire yuko uku kuri kw'ijambo ry'Imana kuboneka mu bice 3 bibanza bya Bibiliya mu gitabo cy'itangiriro. Mwumvise inama zagiye zikorwa yuko ibice 11 bibanza by'igitabo cy'itangiriro bitagezweho, bidakwiriye, ari ibintu biri aho ngaho, ari mite bikwiye gukurwamo rwose. Ariko ibyo bice 11 ni introduction, ni urufatiro, ni cornerstone y'iki jambo ry'Imana ryigisha. Sinzi niba tubivanyeho twabasha kumenya ibyo ari byo. Umuremyi yahita avaho ako kanya, twayoberwa ibyo ari byo. Nta kindi cyakurikiraho ni ubwihindurize. Nuko umuntu yakomotse ku tusimba dutoya bikagera ku nguge, umuntu akaza kuboneka gutya. Kandi ibyo ntabwo ari ibyo bintu bipfo by'umuntu. Twarabiganiye, ntabwo ndi bubisubiremo kuri platform, twarabivuze bwa mbere tuvuga ku cyumweru kirema. None se Imana yaremye mu minsi 6, ibyo bigabanya ububasha bwayo. Turaje kubirebe yuko impamvu igitabo cya Daniel kirwanya nacyo nuko kibonekamwo ubudahangarwa bw'Imana, nuko kibonekamwo ibintu ndengakamere, supernatural. Maze rero abantu bakumva ntabwo bishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Igitabo cy'itangiriro nacyo kivuga yuko ibintu byose tubona byaremwe mu minsi 6. Ibibuye binini, ibifi binini, isi tutazi ikiyifashe icyo ari cyo, ni mu minsi 6 gusa. Icya kabiri tumaze kubona nuko Imana yaruhutse ku munsi wa karindwi. Ku munsi wa karindwi Imana yararuhutse, inshuti zanjye. Ni umunsi wera w'Isabato. Turi kubabwira umucyo w'Isabato. Icyo gihe nibwo Isabato yatanzwe, nyamara ubu ngubu turi kwibabwira nk'ukuri kw'iki gihe yari yaranzwe, yarasiribanzwe. Hari uwigira inama zo kuyihindura ayishyira ku wundi munsi, ariko uyu munsi turayibwiriza mu izina rya Yesu kugira ngo abantu bongere gufata uko kuri kwatangiye kera. Abantu barwanya igitabo cy'itangiriro bazi icyo barwanya, kandi koko bari no kurwanya Isabato. Ntabwo byabura. Maze kuvuga ikibazo cy'icyaha cyadutse mu isi, igihe abakurambere bacu bagushwaga mu cyaha na Satani, nuko baragoma. Ariko Kristo aratangwa, maze hatangwa itangazo yuko Kristo azaboneka. Yaje yitwa urwango hagati ya Kristo, hagati y'umugore na Satani, hagati y'umugore Yesu n'ikiyoka aricyo gishushanya Satani. Kandi aho ngaho niho hatambuye umwana w'intama wa mbere kugira ngo abakurambere bacu babone umwambaro wo kwambara. Subira inyuma urebe, ibyo twarabiganiriye neza tureba uko ibintu byatangiye. Inama yo gucungurwa iratangaje, ahari twari dukwiye kuyitindaho, kandi Imana ishimwe ko buri nsanganyamatsiko yose tuvugaho iduhishura inama yo gucungurwa mu buryo budasanzwe. Icyo ni igitabo cy'itangiriro. Tugiye kuvuga ibyacyo ntabwo twabirangiza, reka tube turekeye aho ngaho. Twajya kureba iby'umwuzure wo kwa Nowa, twajya kureba ibisigazwa byo mu butaka, twajya kureba bya biti babarira imyaka amamiliyari, kandi tuzi ko isi imaze imyaka isaga 6,000 gusa. Icyo ni igitabo cy'itangiriro cyabitubwira, nta kindi. Ikindi gitabo navuze ni igitabo cy'ibyahishuwe.
mbega ukuntu igitabo cy'ibyahishuwe gifite ukuri kudasanzwe kandi ukuri guhebuje ukundi kiduhishurira Yesu Kristo, maze ibyashoboye bikamwerekana mu buryo bwuzuye nk'umutambyi wacu mukuru, umugabo wo guhamya ukiranuka, imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, umunesha mu ntambara ikomeye kandi udukunda urukundo rudasanzwe. Inshuti zanjye, nusoma igitabo cy'ibyashoboye kizakunezeza cyane, uzamenya icyo Kristo ari gukora uyu munsi. Mbese ujya wibaza ikibazo ko Kristo yaducunguye mu mwaka wa 30 kera, mu myaka ishize 2000 ishize, kubera iki tukiri mu isi, kubera iki tukibabara, kubera iki tukigwaguza, aracyakora iki ubu ngubu ari mu biki muri iyo myaka ishize yose? Ndagira ngo ubwe ko ari umutambyi wacu mukuru, arahera cyane adusabira, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni umugabo byo guhamya ukiranuka, imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, umunesha mu ntambara, azanesha n'urugamba turimo ruheruka. Kandi igihe buje ibindi byose, inshuti zanjye, aradukunda. Haleluya. Reka nsome mu byahishuwe, ndumva ntakomeza ntarambuye. Ibyahishuwe igice cya mbere kiduha amakuru yuko umwanditsi wanditse ibyahishuwe Yohana avuga Yesu, amuvuga neza cyane. Reka mere ku murongo wa 4 w'igice cya mbere. Jyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahorabo, biva no ku myuka 7 iri imbere y'Imana y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nshaka kuvugaho. No kuri Yesu Kristo ari umugabo wo guhamya ukiranuka, n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se, icyubahiro n'ubutware bibibye iteka ryose. Amen. Igitabo cy'ibyahishuwe nicyo kitubwira, kandi abagisomye barabizi neza yuko ari cyo kivuga. Wongera wite ku mwihariko w'ubutumwa bwacyo bwerekeye gukora kwa Satani muri iki gihe giheruka, n'intambara ikomeye iri hagati y'abaramya Imana by'ukuri n'abatayiramya, nubwo bose bafite ishusho yo kuramya. Tuzasomamo ibyo kuramya, tuzasoma amagambo mu gice cya 13 tuvuga ngo bari mu isi bose bazaramya inyamaswa. Umuntu wese izamye itanditswe mu gitabo cya Yesu, mwana w'intama watamwereye kukuremwa ku isi. Hariho kuramya Satani wakorera mu nyamaswa, hariho no kuramya Imana. Mbega ubutumwa bukomeye, kandi ni ukuri kw'iki gihe nabwo. Ariko ikiruta ibindi mu byo igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira ni uko tumenya iherezo ry'intambara ikomeye no gutabarwa ku bwoko bw'Imana n'umurage w'abera bazahabwa. Amen. Icyo gitabo Satani aracyanga, ndetse bamwe ntabwo bakiga, ndetse kizwi yuko kitakumvikana rwose. Ariko nshuti yanjye, ndakurarika mu izina rya Yesu ngo ngukundishe igitabo cy'ibyahishuwe, ngukunda igitabo cy'itangiriro. Ikindi gitabo ni igitabo cya Danieli, kandi iki gitabo cya Danieli tugiye kugisuzuma mu buryo bw'umwihariko. Iki gitabo cyararwanijwe cyane, tugiye kubivuga byo mu buryo bw'umwihariko, tugiye kubirambura. Ariko mbere yuko nkubwira uko cyarwanijwe, reka ngukundishe igitabo cya Danieli. Nanone hari amagambo twasomye ku munsi wa mbere aboneka muri Testimonies to Ministers, bongeye gusoma ngo igihe ibitabo bya Danieli n'ibyahishuwe bisobanukiye abizera, maze bikabasobanukira neza, bagira imibereho yo mu by'iyobokamana itandukanye cyane n'iyo basanganwe. Burya impamvu tubona abo mu itorero bahenebereye, abakristo badashyitse, badafite ibyiringiro bizima, bari mu manjwe, badafite ubumwe, ntabwo bashishikariye kwiga igitabo cy'ibyahishuwe na Danieli. Iyo baramuka bize Danieli bakiga n'ibyahishuwe bikabasobanukira neza, bari kugira imibereho mu by'iyobokamana itandukanye cyane n'iyo basanganwe, kandi ngo bazahabwa kurabuka imiryango ikinguwe yo mu ijuru, ku buryo umutima n'ubwenge bizashimishwa n'imico abantu bose bagomba kugira, kugira ngo basobanukirwe neza n'umugisha uzahabwa abafite imitima iboneye. Nshuti zanjye, igitabo cy'ibyahishuwe n'igitabo cya Danieli ndabigukundishije. Ariko reka twigire mu gitabo cya Danieli. Imana nibishaka, niba tukiri ku isi, tuzajya no mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gihe kiri imbere. Igitabo cya Danieli ni igitabo cy'ingenzi cyane, ni igitabo kigomba gusobanuka, ni igitabo abantu bagomba kumenya, ni igitabo gifite umwihariko kuko gihuriza hamwe isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ndagira ngo ibintu bigutangaze kandi ubyiteho cyane. Wari uzi ko binyuze muri Danieli Imana yishuye umwaka Mesiya yagombaga gupfiramo? Ese ujya wibuka yuko isezerano rya kera rihishura Kristo uzaza, maze isezerano rishya rigasobanura Kristo waje?
Daniel ahuriza hamwe ibyo bintu bibiri, maze Daniel agatangaza umwaka Kristo yagombaga gupfiramo, kandi arakomeza kugeza ku kugaruka kwe tugitegereje magingo aya, ubwo inama yo gucungurwa izaba yuzuye neza. Haleluya. Ingingo rusange y'iki gitabo ni uguhishura ububasha bw'Imana ifite ahazaza mu biganza byayo, kidufasha gusobanukirwa n'uko Imana ari ifite ijambo ryayo rya nyuma kubera munsi y'ijuru, kandi gihishura ibyiringiro bikomeye by'uko Mesiya azimika ubwami bushya, ari byo bizaba umusozo w'imivurungano yuzuye isi, izasimburwa n'ubwami bw'amahoro mu ngoma ya Kristo n'abo yacunguye. Ayo ni amakuru tuvana mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ikimbabaje nk'uko twabibonye umunsi w'ejo, ni uko benshi bibwira yuko ibyo bintu byamaze gusohora, ba bandi basobanura ibintu muri preterism, abandi bakavuga yuko bizaba mu gihe gito cyane. Ariko nshuti zanjye, turaje tubisuzume, tuzasanga iki gitabo kizadufasha kubona ububasha bw'Imana ifite ahazaza mu biganza byayo. Za ntambara, bwa bwoba dufite, impuha z'intambara ibibera ku isi, abantu basa nk'aho bigaruriye isi ndetse bagomba kuyigenga, tuzashira ubwoba nk'intare. Haleluya. Rega ijambo ry'Imana ryarabisezeranye ko abakiranutsi bayo bazashira ubwoba nk'intare, kuko bazaba bikomeje ku ijambo ry'Imana. Tuzabona ibyiringiro by'umugisha, by'uko Mesiya azimika ubwami bushya, ubwami butazahanguka, ubwami bw'amahoro, ubwami buzasembaho imivurungano yose. Imana yacu ishimwe, kandi nkwifurije kuzamura ubwo bwami. Iki gitabo nabivuze nicyo cyarushije ibindi kwibasirwa n'abahinyura bagapfobya ubudahangarwa bwa Bibiliya. Benshi bafata igitabo cya Daniel nk'icyanditswe mu kinyejana cya kabiri, bafata iki gitabo nk'icyanditswe mu kinyejana cya kabiri, maze ibi bigahita bipfobya ibicyanditsemo uko byakabaye. Ntabwo cyanditswe mu kinyejana cya kabiri, turaje tubirebe. Ariko nubwo bimeze bityo, igitabo cya Daniel ni igitabo cy'ingenzi cyane ku muntu wese wifuza gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ahari kutamenya igitabo cya Daniel ntabwo byadukundira kumva ibyahishuwe, kubera ko igitabo cya Daniel ni urufatiro rw'igitabo cy'ibyahishuwe. Urwanije igitabo cya Daniel aba arwanije bidasubirwaho igitabo cy'ibyahishuwe, kuko igitabo cy'ibyahishuwe ari umwuzuro w'igitabo cya Daniel. Niyo mpamvu tugomba guhera mu gitabo cya Daniel yo kugira ngo dusobanukirwe ya apocalyptic prophecies, ubwa buhanuzi bw'igihe gishyize kera, kandi basha kudusobanurira igihe dusohoyemo, tukamenya ukuri kw'iki gihe, ukuri k'uyu munsi. Mbere yuko twinjira mu gitabo, reka mbanze ndeba amateka akomeye azengurutse igitabo cya Daniel. Buri gitabo cya Daniel, kugira ngo tucyumve neza, reka twumve igihe cyandikiwe, turebe amateka kizengurutse. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire yuko iki gitabo cya Daniel cyabonetse nyuma y'imivurungano ikomeye. Hariho ubwami bw'Abayuda bwabaye mu mivurungano. Iki gitabo cya Daniel rero cyanditswe mu gihe kiri hagati y'umwaka wa 605 n'umwaka wa 530, igihe Daniel umugaragu w'Imana yari ari mu bwami bwa Babuloni, ndetse arambukirana no mu bwami bw'Abaperesi. Icyo gihe ubwami bwa Babuloni n'ubwami bw'Abaperesi byari byarigaruriye Ubuyuda na Yerusalemu, kandi Daniel akurikirana amateka yose ya Isirayeli. Ya Isirayeli n'Ubuyuda byari amahanga ashyamiranye mu gihe cyo gukomera k'ubwami bwa Egiputa, Ashuri ndetse na Babuloni. Nuko nguko byari bimeze. Ese byashyamiranye ryari? Tubibwirwa n'Imana. Tubona Salomo akora ibyaha, ariko kubera yuko kubatse inzu y'Uwiteka, Uwiteka amugirira ibambe, amubwira ko ingaruka zo kugoma kwe bizaba nyuma ye. Icyabaye nuko ubwami bwe bwaje kwigabanyamo kabiri nyuma yuko asinziriye, ubwami bwe bugasimburwa n'umuhungu we Rehobowamu, maze hacikamo ibice bibiri, igice cy'amajyaruguru n'igice cy'amajyepfo. Ubwami bw'amajyaruguru butwarwa n'umugaragu witwa Yerobowamu, maze ubwami bw'amajyepfo butwarwa n'umuhungu we witwa Rehobowamu. Ubu bwami bw'amajyepfo nibwo bwaje kwitwa ubwami bw'Ubuyuda. Abayuda bari bagizwe n'imiryango ibiri gusa, Abayuda ndetse n'Ababenyamini, maze indi miryango 10 yegera mu bwami bw'amajyaruguru, nibo bakomeje kwitwa Abisirayeli. Ababisirayeli bari bafite umurwa mukuru witwa Samariya, baje no kwitirirwa uwo murwa mukuru bitwa Abasamariya. Na Yesu Kristo yaje asanga iyi mivurungano, yaje asanga Abasamariya bazirana n'Abayuda mu buryo budasanzwe. Nuko rero ibi bintu Daniel yarabize, yakurikiranye ayo mateka, uburyo ki ishyanga ry'Abisirayeli ryaje kwigabanyamo kabiri, haboneka Abayuda, haboneka n'Abasamariya. Kandi Abasamariya baragenda baragoma, bajya kure cyane y'Imana, ndetse baje kwigarurirwa cyane, baragenda bajya kure rwose, bivanga n'abanyamahanga burundu. Hasigara Abayuda bagwaguza, barakomeje baragwaguza, ariko nabigiye kiragera bagomera Imana mu buryo budasanzwe. Bigeze muri 612,
umugabo witwa Nabopolasari afashijwe n'Abamedi aragenda agota umurwa w'Abashuri ariwo Niniwe twayivuzeho ejo, ariko yaje kugeraho ifatwa mpiri, hari basubiye inyuma kuko uko abantu bajya kure y'Imana babivana mu burinzi bwayo, maze Niniwe imaze gufatwa Abashuri batangira guhenebera, maze ingabo z'Abashuri ziranyagwa, nuko ubwami bwa Babuloni burazamuka burakomera. Iye Niniwe imaze gufatwa, Abashuri batangiye guhenebera, maze ingabo z'Abashuri zinyagwa imijyi y'Harani muri 610. Ashuri yajyanye ubufatanye na Egiputa, maze yiyemeza kurwanya Babuloni ishaka gusubirana umurwa wayo. Ariko icyo gihe Farawo Neko dusoma mu byanditswe byera, uzamusoma mu rwa kabiri mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 23 by'umwihariko ku murongo wa 28 kugeza 30, yarahanganye n'ingabo z'Abayuda zari ziyobowe na Yosiya. Yosiya ni umugabo w'Imana, turaje tumurebe ko nawe ari ingingo y'ingenzi dukwiye kuzirikana mu kuzirikana amateka agose iki gitabo cya Danieli. Uyu Yosiya yabayeho muri 640 ageza muri 609. Icyo gihe yarahanganye n'uriya na buriya bwami bwa Ashuri. Nyamara Yosiya ikibabaje yaguye muri iyo ntambara, maze urugamba rurangira gutyo, kandi Abashuri nabo batangira kuba ingaruzwa muheto z'Abanyababuloni, kuko Abanyababuloni nabo bari babisibasiye. Umugabo witwa Yowahazi, ubuheta bwa Yosiya, yaje gusimbura se ku ngoma, ariko ayobora amezi 3 gusa, kuko wa Mufarawo Neko yahindukiye avuye i Harani. Yowahazi yahise ajyanwaho umunyangwa muri Egiputa, maze asimbuzwa umuvandimwe witwa Eliyakimu wayoboye guhera muri 608 kugeza muri 598, ashyizweho na Farawo Neko. Ubuyuda nabwo bwahindutse ingaruzwa muheto ya Egiputa, tuzabibona neza uko byagiye bikurikirana. Bigeze muri 605 rero, Egiputa nawe yaje kujya mu maboko y'abande, mu maboko y'Abanyababuloni, maze Babuloni ihita itsinda Egiputa muri 605. Nabopolasari nawe yaje gupfa muri uwo mwaka 605, ni umwami w'ubwami bwa Babuloni, aza gusimburwa n'umuhungu we witwa Nebukadinezari. Ariko igihe Nebukadinezari yaravuye kurwanya Abanyegiputa, yaciye Yerusalemu, maze aciye Yerusalemu arahagota, niko tubwirwa mu byanditswe byera Danieli igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere rwose. Nuko arahagota, anyaga ubutunzi abukuye mu rusengero rw'Imana rw'i Yerusalemu, kandi atwara benshi b'iminyago, harimo n'umugabo witwa Danieli. Tuzabibona neza, ndetse n'abasore 3 bandi bakomeje gukora itsinda ryo gusenga no kugirana ubucuti bwo gukomeza ku Mana. Nguko noneho ubwami bwa Babuloni urumva ko bumaze kugota hose, bwageze ni Yerusalemu. Abantu b'Imana bibonye hehe? Bibonye mu bunyage. Ubwo n'ubwami bwabaye mu bivurungano. Igitabo rero nuko cyaje kuboneka, byaciye muri iyo mivurungano, abantu bava ku Uwiteka arabahana, maze bagwa mu maboko y'ababisha babo, Abanyegiputa babatwaraho iminyago. Ikindi dukwiriye kuzirikana rero, nayo imaze kukivuga, ni ububyutse bwo ku ngoma ya Yosuwa. Ntabwo twasimbuka tutumvise icyo ububyutse bwo ku ngoma ya Yosuwa bwatanze. Ubwami bwa Yosuwa nayo imaze, ntabwo ari Yosuwa, ni Yosiya, mumbabarire. Yosiya yayoboye muhereye muri 640 kugeza muri 609. Ni ikintu cy'ingenzi cyane kuzirikana amateka ya Isirayeli muri iki gihe. Igihe Yosiya yari ku ngoma, Isirayeli yagize ububyutse mu by'umwuka mu buryo bukomeye. Yosiya yari umwuzukuruza wa Hezekiya. Hezekiya turamuzi, wasenze isengesho Imana ikamwongerera imyaka 15 yo kubaho. Nuko yari umwuzukuruza we rero. Umuhungu wa Hezekiya we yitwaga Manase, ariko Manase yabaye umuyobozi mubi rwose, wavanye abantu b'Imana ku Mana, abayobora mu kuramya ibigirwamana. Nuko Manase yabyaye Amoni. Amoni birumvikana ko ari we wabyaye Yosiya. Abo babaye abami babi, baranzwe n'ubuyobe bukabije no kwinjiza ibigirwamana mu Buyuda, bigomeka ku Mana ya Isirayeli. Ariko Yosiya waje kwima ingoma afite imyaka mike cyane, afite imyaka 8. Amaze kugera ku myaka 18 yatangije ububyutsi. Hari umugabo wari umutambyi muri icyo gihe witwa Hirukiya, yaje kuvumbura igitabo cy'Imana. Haleluya! Yavumbuye Bibiliya, maze asomwamo amategeko yanditsemo, basubizaho imihango ya Pasika, bongera kugira ububyutse muri icyo gihe. Ndagira ngo nkubwire ko Yeremiya umuhanuzi yabayeho muri icyo gihe. Umwami yari afite imyaka 21 ubwo Imana yatangiraga kuvugana na Yeremiya, ariko Yeremiya urumva yuko yaje gupfa uyu mwami hakiri kare, ntabwo yamaze igihe kirekire. Yeremiya yongera kuyoborana n'abantu
bayobora abantu ku kuva ku Mana. Maze bwa bubyutse Yosiya yari yatangije burongera burahagarara. Yeremiya atangira guhanura amagambo y'amaganya, amagambo yerekana yuko bakwiye kunyagwa. Nuko kandi baje kunyagwa koko bibona muri ubwo butegetsi bw'Abanyebabuloni. Ezekiyeli nawe yabayeho muri icyo gihe kimwe n'umwami Yosiya ndetse n'umuhanuzi Yeremiya. Kandi Ezekiyeli yari umutambyi mu gihe w'imyaka 39 muri 598. Ubwo ni igihe abantu b'Imana bari bari i Babuloni. We na Yeremiya, Danieli n'inshuti ze bunguwe cyane n'ububyutse bwa Yosiya. Ubu bubyutse rero bwabateguriye kuzajyanwa mu munyage ubwo Yerusalemu yasenyukaga. Mbese uribuka ibintu bibiri tuzaganira igihe tuzaba turambura igitabo cya Danieli. Ndagira ngo mbikwibutse nuko dukwiriye kwitwara tugendeye ku mibereho abantu b'Imana bagize bari i Babuloni. Impamvu bagize iriya mibereho ntabwo twashidikanya ko ububyutse bwo mu gihe cya Yosiya bwo kwikomeza ku Mana byabigizemo impamvu. Nshuti zanjye, dukwiye kwisumeta ku Mana, dukwiye kwifuza ububyutse, dukwiye kwifuza ko tujya mu ijambo tugasubizaho ukuri kwasenyutse. Nicyo bakoze rabo mu gihe cya Yosiya afatanije n'umutambyi Hilukiya bongera gusubizaho Pasika. Ese Pasika yacu ninde? Ni Yesu Kristo. Cyari igishushanyo kibizaba yuko Kristo azaza agapfira umunyabyaha. Bongera kwibuka ibyo, bongera gukomeza amategeko y'Imana n'ibindi. Imibereho ya Danieli tubona muri Babuloni ndetse n'Ubuperesi ni umusaruro ukomeye w'ububyutse bakiriye mu minsi ya Yosiya. Kandi Imana ifashe nge nawe kugira ngo ubwo Imana iduhaye igihe cyo kurambura ibyanditswe bye tuyisabe kugira ngo itubyuse. Ubwo bubyutse ituvugurure mu izina rya Yesu. Ubwo maze gusoma abahanuzi rero nka Yeremiya, nka Ezekiyeli, reka mvuga ihuriro rya Danieli n'abandi bahanuzi. Danieli yabayeho mu gihe kimwe n'umuhanuzi Yeremiya ndetse na Ezekiyeli, nayo maze kubivuga. Aba bose bari i Yerusalemu bw'igitero cya Nebukadinezari cyazaga kijyana Danieli n'inshuti z'i Babuloni. Muri 605 ubwo nibwo byabaye. Icyo gihe Danieli yari umwana w'ingimbi ugeze mu myaka hagati ya 14 na 15. Kandi muri uyu mwaka Yeremiya yari mu mwaka wa 22 w'umurimo wo guhanura. Ugenda usome muri Yeremiya igice cya 1 uraza kubibona. Urumva ko Yeremiya yari akuze. Ezekiyeli we yari afite imyaka 30 muri 567. Bityo muri 605 ibiba yari mu kigero cy'imyaka 22 y'ubukuru. Urumva ko nawe ntabwo yari mukuru cyane. Aba bose rero ni abantu babayeho mu bihe bimwe kandi basangiye amateka y'imivurungano yaranze ishyanga ryabo muri icyo gihe. Kandi nta kabuza yuko Danieli yungukiye kuri aba bahanuzi. Nitugera mu gice cya 9 tuzabibona aho Danieli yashishikariye cyane kwiga ubuhanuzi bw'igitabo cya Yeremiya. Danieli rero umusomyi yakundaga ibyanditswe bye, yakundaga ubuhanuzi. Nanjye ndabukunda kandi nkunda Danieli cyane. Reka twibaze igihe igitabo cyandikiwe. Twabonye yuko kimwe mu bintu biteje akaga ari uko bavuga yuko igitabo cya Danieli cyanditswe muri 600 mu kinyejana cya kabiri, mu gihe cyanditswe muri 600. Reka twibaze, ese igitabo cya Danieli cyanditswe nande? Bityo biraza gutuma tubanza no kwibaza umwanditsi wanditse iki gitabo. Icyo umwanditsi wanditse iki gitabo ntabwo tubitindaho kuko dushingiye ku bivugwa mu gitabo bwacyo ntabwo ushidikanya yuko Danieli ari we mwanditsi nyawe w'igitabo cya Danieli. Dusoma muri Danieli igice cya 12 umurongo wa 4 ngo nuko Danieli bumba igitabo. Mu yandi magambo, Danieli niwe wanditse iki gitabo amaze kubwirwa byose, arangije amayerekwa yose. Mu gice cya 12 umurongo wa 4 hafunga iyerekwa maze arabwirwa ngo ngaho bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso, kuko ibyo bintu bikiba bigiye kimperuka nibo bazabasha kukibumbura kikababumbukira bakagisobanukirwa. Icyo ni gihamya cya mbere kiduhamiriza yuko umwanditsi w'igitabo cya Danieli ari Danieli ubwe. Nyamara ubuhamya bukomeye bwo kwitaho cyane buduhamiriza yuko igitabo ari icya Danieli koko n'ubuhamya bwa Yesu. Haleluya. Wa wundi wahumekeye abahanuzi, wahumekeye Danieli, wa wundi wahozeho, uriho kandi azahoraho, niho tubasha gusanga akatubwira umwanditsi nyawe w'iki gitabo. Yesu ni umuhamya uhebuje w'uko iki gitabo cyanditswe na Danieli ubwe. Dusoma muri Matayo 24 umurongo wa 15 ndetse no muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 14 amagambo avuga ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera.
bongeraho amagambo ngo ubisoma byitondere. Ndabwira abantu b'Imana ngo abasome ibyo bintu babyitondere, kandi tugiye kwitonda tubisuzuma n'ubundi. Murumva ko Yesu ararikira abantu gusoma igitabo cya Danieli, aravuze ngo ubwo muzabona ikizira cyane n'umuhanuzi Danieli. Mbese icyo si igihamya cy'uko cya gitabo cyanditswe na Danieli ubwe? Iri rero ni irarika rikomeye nanone rya Yesu, agereranya hafi na hafi biri mu gitabo cya Danieli n'ibiza mu gihe cy'imperuka y'isi. Ni amahirwe n'inshingano byacu kwita ku butumwa buboneka muri iki gitabo, kuko ari icyifuzo cy'umukunzi wacu Yesu Kristo w'ibyiringiro byacu bishingiyeho. Ni ngombwa rero ko dusuzuma ibya Danieli kugira ngo twumve neza iby'iki gihe cy'imperuka, kuko ni Yesu wabidusabye. Kugeza mu kinyejana cya gatatu nyuma ya Kristo, ubwo havukaga umupagani w'umucurabwenge witwa Porfiri, uyu nguyu yahinyuje ko iki gitabo cyanditswe mu kinyejana cya gatandatu mbere y'ivuka rya Kristo, maze avuga yuko cyanditswe mu kinyejana cya kabiri mbere y'ivuka rya Kristo. Birababaje yuko Bibiliya ntagatifu mu ijambo ryayo ry'ibanze n'ibiri ikoreshwa na Kiliziya Gatolika, birumvikana ko yanditswe n'i Roma, yemera ibi byigisho bya Porfiri kuko bashyizemo introduction, ijambo ry'ibanze rigaragaza koko hariho gushidikanya kuri izi ngingo zerekeranye n'umwanditsi w'igitabo n'igihe nyacyo cyandikiwe. Izi mpaka rero zimaze igihe kandi zatangijwe n'uriya mugabo Porfiri wabayeho mu kinyejana cya gatatu nyuma ya Kristo. Mbese n'uwe mugambi wihishe inyuma y'uko kwigizayo iki gihe cyo kwandika igitabo ndetse n'umwanditsi nyawe? Ni uguhinyura ubushobozi ndengakamere bugikuyemo, nta wundi mugambi. Abakristo b'indahemuka ndetse n'abayuda bemera imbaraga iboneka mu byanditswe byera, kandi bakemera ko iki gitabo cyanditswe guhera muri 605 kugeza muri 536 igihe Danieli yari ariho, igihe yari ari mu bwami bwa Babuloni ndetse n'Abaperesi. Umwanditsi nawe akaba ari Danieli. Nyamara aya matariki ntabwo yemerwa na benshi bahakana iki byanditswe byera. Aya matariki tuyakura he? Tuyakura mu mateka yaranze ubwami bwa Babuloni, yaranze ubwami bw'Abayuda, ubwami bw'Ubuperesi. Iyo dusomye ngo Yehoyakimu tumenya ibyari, iyo dusomye Nebukadinezari tumenya ibyari, iyo dusomye Kuro, abo ni abami bategetse ubwo bwami kandi bafite igihe babutegekeye ku buryo bidufasha gusobanukirwa n'igihe nyacyo. Nshuti zanjye, dukwiye kwiga twitonze. Umwanya igitabo gishyirwamo nabwo uteza ikibazo, ariko kandi icyo kibazo ntabwo giteje inkeke cyane. Bibiliya y'Abayuda yitwa Tanakh, igabanijemo ibice bigera kuri 3. Hakaba harimo igice cya mbere cy'iby'amategeko Pentateuch, hakaba igice cya kabiri cy'abahanuzi, igice cya gatatu ni icy'inyandiko. Maze igitabo cya Danieli bakagishyira muri iki gice cya gatatu cy'inyandiko cyitwa Ketuvim. Bibiliya y'Abakristo yo ntabwo igitabo cya Danieli kibarizwa mu bice by'inyandiko nk'uko tubona abahanuzi igitabo cy'abami, igitabo cy'ibyo ku ngoma, Samweli, izo ni inyandiko. Igitabo cya Danieli yo kibarizwa mu bitabo by'abahanuzi ndetse cyitwa igitabo cy'umuhanuzi Danieli. Maze bakavuga ngo se none ubwo rero Abayuda batagishyira mu bahanuzi, iki gitabo ntabwo gikwiriye kwemerwa. Ndagira ngo umenyeshe yuko nubwo iyo biriganjemo ibice 3 ni isezerano rya kera n'ubundi rya Bibiliya dufite. Abakristo n'ubundi bo bizera isezerano rya kera, ibyo turabisobanukiwe. Ntabwo baramenya ko bwakeye, ntabwo baramenya ko Yesu Kristo yaje. Niyo mpamvu Danieli adashyirwa mu bahanuzi ahubwo agashyirwa muri Ketuvimu y'Abayuda, nuko atigeze yitwa umuhanuzi. Ntabwo yigeze yitwa umuhanuzi. Danieli yagaragaye nk'umuntu ushikamye ku Mana, ushyira kwizera mu bikorwa, wifuza kumenya ubuhanuzi, ahubwo yari umuntu ushaka kwiga ubuhanuzi, ndetse n'ubuhanuzi yahawe bwaciye kenshi mu mayerekwa. Tubona abandi bahanuzi bahanura bati ibintu bigiye kumera gutya, mwitware gutya n'ibindi. Ntabwo ari uko nguko Danieli byagenze. Ubuhanuzi yahawe bwari igisubizo cy'amasengesho ye, yiga ubuhanuzi, ahubwo tuzabireba neza. Nuko rero Abayuda bamufataga nka Karosi ndetse n'umunyabwenge, agashyirwa mu mugabane umwe na Zaburi ndetse n'ibindi bitabo. Ariko ubuhanuzi burimo burakomeye cyane. Twebwe tuzi yuko ari ubuhanuzi budasanzwe kandi bureba igihe cyacu. Niyo mpamvu Abakristo mu kubumba igitabo
mu gusonzoranya cyangwa se mu gufatanisha igitabo cya Bibiliya ngo gihurizwe hamwe, bagishyize mu bitabo by'abahanuzi. Hari n'indimi iki gitabo cyanditswemo nazo zijya ziteza ikibazo, cyanditswe mu cyarameya, umugabane mwanditswe mu cyarameya, undi mugabane wandikwa mu Giheburayo. Birumvikana icyarameya muri icyo gihe cyari kimeze nk'icyongereza cy'uyu munsi. Hari Erika agiye kwandika igitabo acyandikira abanyarwanda, akwiye kucyandika mu kinyarwanda, ariko niba ashaka yuko isi yose ibimenya azacyandika mu cyarameya. Rero Daniel yari umuhanga, ndetse tuzi yuko ari yabaye minisitiri w'intebe mu gihe cye muri ubwo bwami bwa Babuloni, ndetse abana minisitiri w'intebe mu bwami bw'abaperesi. Nuko rero yari afite abantu benshi agomba kugezaho ubutumwa. Tuzasanga guhera mu gice cya mbere kugeza mu gice cya kabiri umurongo wa 4 ayo magambo yanditse mu Giheburayo, ndetse n'igice cya 8 kugeza mu gice cya 12 ayo magambo yanditse mu Giheburayo. Ariko nujya kureba igice cya 4 cya kabiri kugeza ku murongo wa 4 kugeza mu gice cya 7 kugeza umurongo wa 28 uzasanga yanditse mu cyarameya. Bisobanuye iki se? Hari ubutumwa abayuda bakwiye kumenya, bakamenya ibyo ari byo, ariko hari n'ubutumwa bugenewe isi yose kugira ngo Imana Data twese himbazwe, icyubahiro cyayo cyogere mu isi. Ahari nitwinjira mu gitabo tuzabibona koko bwa butumwa bwari bukwiye kumenwa ndetse n'abanyamahanga mu rurimi babasha kumva, nk'uko twebwe twumva uyu munsi ururimi rw'icyongereza, tukajya mu ishuri tukarwiga. Ab'icyo gihe nabo initi abahanga ururimi mpuzamahanga rwari Icyaramaya. Nuko rero bahisemo, Daniel mu kwandika yahisemo kugira umugabane yandika mu rurimi rw'Icyaramaya kugira ngo rwumvikane neza. Imana yacu idufashe kugira ngo tubisobanukirwe. Imigabane igize iki gitabo nayo tubasha kuyigabanya mu buryo bwinshi. Hari duhereye kuri urwo rurimi, urumva ko hari ubutumwa bugenewe abanyamahanga bwanditswe mu cyarameya, ubutumwa bugenewe ubwoko bw'Imana abayuda byanditswe mu Giheburayo babasha kumva. Hari babandi b'icyarameya batabasha kumva mu buryo buboroheye. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko reka twite kuri ubu buryo bw'ingenzi. Twite kuri ubu buryo bw'ingenzi ni uko iki gitabo kigabanijemo umugabane w'amateka. Amateka tubwira uko abantu b'Imana babayeho mbere, uko abantu b'Imana bagendanye n'Imana muri iyo Babuloni, ndetse ya ngingo ya mbere tuzayiheraho muri uyu mugabane wa mbere dusuzuma uko natwe dukwiriye kubaho n'uko Imana iduhamagarira kubaho muri Babuloni y'iki gihe, Babuloni y'ibyamwuka. Kandi hari undi mugabane w'ubuhanuzi. Ubuhanuzi nabwo buhishura gukora kwa Satani mu gihe giheruka. Ibyo nibyo tuzakomeza gusuzuma, reka twe kubitindaho, tuzabyinjiramo. Hari izindi nyandiko zongeye kuri iki gitabo cya Daniel. Iyi ni inkuru ibabaje cyane yuko nyine bagerageje gupfobya ibyanditswe byera bagira ibindi babyongeramo. Ese wigeze usoma igitabo Bibiliya ntagatifu ngo urebe ko ifite ibitabo biruta ibyo dufite? Nusoma n'igitabo cya Daniel uzasanga hari ibice byagiye byongerwamo twebwe tudafite. Nk'igice cya 3 cyongeweho iby'amasengesho yabari abasaduraka Meshake na Abedenego, ntabwo nibuka, ariko ni isengesho rya Azariya, ubwo ni rya Saduraka birumvikana, ndetse ngo n'indirimbo y'abo bana batatu baririmbye. Ibyo bintu ntabwo ari ukuri, kubera ko byagaragaye yuko byongewemo nyuma. Kandi igihe ibyo bintu byanzwe nuko biba bifite ikibazo, biba bidahuza n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tubwirwa iby'inkuru ya Suzana, ni inkuru y'umugore warinzwe na Daniel wahuye n'ikigeragezo cyo gushaka gusambanwa n'abacamanza babiri. Abo baciriwe urubanza hakurikijwe amategeko ya Mose. Iyo nkuru ya Suzana nayo ntabwo Daniel yigeze yandika, ahubwo yaje kongerwamo mu kinyejana cya 2 nyine mu gihe cy'abamakabe, tuzabaganiraho mu gihe kizaza. Hari Beri n'ikiyoka bifite inkuru 3. Ya mbere nuko Daniel yashenye igishushanyo cya Beri, yica ikiyoka, kandi agaburirwa n'umuhanuzi Habakuki igihe yari mu rwobo rw'intare mu gihe cy'iminsi 6 muri Daniel igice cya 6. Ibyo nabyo ni ikibazo. Izi nkuru zose zararetswe kuko zagaragaye ko atari umugabane nyawo w'igitabo cya Daniel, ahubwo ari ibyongewemo hanyuma mu kinyejana cya 2 mu gihe cy'abamakabe. Mane dufashe kugira ngo bisobanukire ubwenge bwacu. Ibyo rero byose tumaze kuvuga biragenda bikarema intambara zidasanzwe, nyamara cyane bigeze mu kinyejana cya 17 ya Enlightenment era, igihe hariho filozofi nyinshi cyane, abantu barwanya Imana baragiye barondora ibintu byinshi byo kurunda kuri iki gitabo cya Daniel kugira ngo babyanga. Ariko dushobora kubigabanyamo ibice bigera kuri
bitandatu. Ingingo ya mbere tubasha kwitaho muri uku kurwanya igitabo cya Bibiliya ni uko igitabo cya Daniel kidafatwa nk'inyandiko yahumetswe cyangwa se inyandiko yera. Bakavuga ngo kuba Daniel ashyirwa mu cyiciro cya gatatu cy'ibyanditswe by'Abaheburayo no kuba atabarirwa mu bahanuzi ntabwo bikwiriye kwemerwa nk'ibyanditswe byera. Ariko kandi si uko iki gitabo cyanditswe nyuma y'uko barangije kwegeranya ibyo bitabo. Oya, Daniel yari asanzwe ari umugabane w'ibyanditswe byera. Kuba rero baprashije icyari igitabo cyenda cya gatanu kikagirwa icya 27, ese ibyo bintu biravanaho ukwera kwacyo? Ntabwo bivanaho ukwera kwacyo. Icyo ngicyo ntabwo twagitindaho. Daniel agaragara mu gitabo cya Ezekiyeli. Ezekiyeli yaramuhanuye. Ezekiyeli yabayeho ryari? Yabayeho kera muri iyo myaka. Tumaze kubona ko babayeho mu gihe cye. Uzasome amagambo ari muri Ezekiyeli igice cya 14 umurongo wa 14, usome no 20, usome igitabo igice cya 28 umurongo wa 3, hazavugwamo Daniel. Ezekiyeli avuga ati naho mwisi harimo umugabo witwa Yobu, ngo yabayeho. Harimo umugabo witwa Daniel, bakiza ubwabo bugingo gusa, ntabwo bakiza ubwawe. None se urumva Ezekiyeli atarazi Daniel? None se ko bavuze yuko yabayeho mu kinyejana cya 2, ubwo kandi Ezekiyeli yabaramenye gute? Ntabwo ibyo bintu byumvikana. Imana ifasha abantu bayo kugira ngo bisobanuke. Na Yesu twamaze kubona ko abihamya avuga ati Daniel ni igitabo gikwiye kwitabwaho, ni inyandiko yera, ni nge wamuhaye ubutumwa, nuko rero mubwiteho. Indi ngingo ikomeye cyane tubona muri uku guhakana mu gitabo cya Daniel ni ukutemera ubuhanuzi bwagutse. Kutemera ubuhanuzi bwagutse, kutemera yuko ibintu byatwara imyaka bisohora uhereye muri 600 kugeza iki gihe. Bakagerageza kugaragaza yuko ibintu byose byajyanjyanye no mu gihe cya Antiochus, bisa nkaho Daniel yaje kwandika amateka gusa, ahubwo mu buryo buri allegoric, mu buryo bw'ubuvanganzo. Ntabwo ari byo. Ahubwo ubuhanuzi tukwiye kubwemera. Mwizere Uwiteka mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, kandi dukwiye kubikomeraho rwose. Icya gatatu ni ukutemera ibitangaza. Igitabo cya Daniel cyuzuyemo ibitangaza. Haleluya. Ariko kandi ibitangaza byerekana gukomera kw'Imana. Nshuti yanjye, twavuga byinshi, ariko nongeye kukurarika mu izina rya Yesu. Ubwo tugiye gutangira gusuzuma ibyanditswe byera biboneka muri iki gitabo, ndakurarikira kwita kuri iki gitabo. Icyambere ukwiye kwitaho nuko ari inshingano yacu kumenya ugwishuka ku bushake bw'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Imana yohereje ubutumwa, tuba dukwiye kubwitaho. Icya kabiri ukwiye kwitaho ni igitabo cy'umwihariko ku b'iki gihe. Twamaze kubona Yesu aturarikira kucyitaho. Daniel yabwiye ngo ugendere kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Ubwo rero ni igitabo cyacu. Kandi icya gatatu tukwiye kwitaho nuko Yesu ari uturarika kugira ngo tubyiteho. Dusoza nagira ngo nkubwire ikintu dukwiye kuzirikana muri aka kanya. Turi kurebana igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Mbese wari uzi ko izina Daniel nubwo tuzabisubiramo risobanura ngo Imana ni umucamanza wanjye? Daniel bisobanura ngo Imana ni umucamanza wanjye. Haleluya. Ariko ndagira ngo ungere utekereze iby'ubutumwa buheruka. Abantu bari mu gihe giheruka nk'uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 3 uhereye ku murongo wa 14, hatubwira itorero rya 7 rishushanya itorero ryo mu gihe giheruka. Ni itorero ryitwa Laodikia. Laodikia ni ijambo ahari abantu benshi basobanukiwe. Iri jambo Laodikia bisobanuye iki? Bisobanuye ubwoko bucirwa urubanza. Ese ibintu bifitanye isano? Daniel, Imana ni umucamanza wanjye. Laodikia, ubwoko bucirwa urubanza. Nuko rero nshuti yanjye, ndagira ngo nkumenyeshe yuko Daniel ni ubwoko bw'abantu bazabaho mu gihe cy'urubanza mbere yuko Yesu agaruka. Ni twebwe rero, ni njye nawe. Niyo mpamvu dukwiye gusuzuma ngo mbese Daniel yabagaho gute? Mbese yabigenza gate? Yitwara gate? Ejo tuzabyinjiramo. Ndagira ngo nkubwire aya magambo yanditse muri Testimonies for the Church, volume y'umunani ku ipaji ya 53. Ni ibihamya by'itorero, volume ya 8 ipaji ya 153. Baranditse ngo bari kumwe n'Imana, abagabo bajyanwe mu bunyage kugira ngo bagaragaze Imana nyakuri mu mahanga y'abapagani bari bagiyemo. Bagombaga kuba abambasaderi b'Imana mu isi. Bagomba kugaragaza itandukaniro, banga gusenga ibigirwamana byo mu bihugu banimo, bagashikama ku kwizera kwabo, bagahesha icyubahiro Imana basengaga ariyo muremyi w'isi n'ijuru. Uwo nguwo, abo ngabo nibo dukwiye kubabo, kubera ko dusanze Daniel bisobanuye ubwoko buriho mu gihe cy'urubanza. Nige nawe rero nshuti yanjye, reka nsoreze kuri rya somo Yeremiya 38:20. Ndakwinginze
umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe nibwo buzarama. Ubwo tumaze gusuzuma iby'iki gitabo n'uburyo cyaciye mu misoto n'uburyo cyarwanijwe cyane, ariko gifite amakuru adasanzwe, kandi Yesu wanjye, Yesu wawe uguha ibimenyetso byo kugaruka kugira ngo azasange umwiteguye, akaba ari kubwira yuko mu gitabo cya Daniel harimo amakuru y'ingenzi. Reka tumwumvire kugira ngo tukinjiranemo. Na hejo kugira ngo noneho twinjire byinzuye muri cya gitabo cya Daniel. Uwiteka aguha umugisha, akurinde, kugira ngo niba bikunze ejo tuzongere kuganira ijambo ry'Imana turi bazima mu izina rya Yesu. Reka dusenga. Data mwiza udukunda uri mu ijuru, nawe turagushimye, turaguhimbaje bw'icyubahiro. Tugushimiye yuko ijambo ryawe ryongeye kubumburwa, ukatwereka ukuri kwawe, ukatwereka icyifuzo cya Yesu cyo gusoma igitabo cya Daniel. Tubonye cyaraciye muri byinshi, ariko wakomeje kukirinda uhimbazwa. Bidusigariye kuri twe rero ko ari inshingano yacu kukimenya, ko tumaze kubona yuko ari iki gihe cy'imperuka tukirimo. Ngwino tucyumvishe rero, ubwenge bwacu ari bugufi. Mwuka wera akomeze kubana n'imitima yacu kugira ngo adusobanurire ibyanditswe, turusheho kunguka byose ushaka ko twunguka, bidutegure kugaruka kwawe. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Amen.